Umwaka wa 2024 uratangiye, ariko wibuke video nakoze mvuga ko uyu mwaka ugiye kuba umwaka mubi cyane. Reka turebe rero icyumweru kimwe gusa muri uyu mwaka wa 2024 ibimaze kuba. Wibuke umwaka wa 2024 niba uvuga ujye wumva Amerika. Uko nabikubwiye ubushize, uhita umenya ko ari Amerika baba bakubwira. Kubera iki? Reka dufate akanya tuganire impamvu Amerika. Maze iminsi nitegereza hirya no hino abari mu bihugu by'Iburayi cyangwa se n'abari mu bihugu bya Afurika, benshi ntibumva ibintu biri kujya mbere. Wibuke abamenyesha ko ni iminsi ya nyuma, ariko turebe mu cyumweru kimwe gusa ibintu bibaye muri Amerika. Noneho dukomeze turebe uyu mwaka wa 2024 icyo wishimiye. Icyumweru kimwe gusa, icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024. Imyumvire y'abantu bo muri Afurika nkomeze kubivuga cyane cyane, maze kugerageza kugira ngo ndebe ibintu batekereza nuko babona ibintu, cyane cyane kubibera mu isi yose. Nsanga abantu bari inyuma nk'imyaka byibuze nka 50. Ntabwo nabarenganya kuko ni gahunda y'umuzungu iyoza bwonko yakoreye umuntu kugira ngo bisange aho bari. Turebe rero mu cyumweru kimwe gusa ibintu bigaragaza ko Amerika iri kugwa, kandi abazungu bakoze ku buryo buhebuje bahisha ko Amerika ari empire. Amerika ni empire, ariko bize uburyo bwo kubihisha kugira ngo bitagaragara nk'uko za empire z'Abagereki n'Abaroma zagiye zibaho kera. Ubu noneho barabihinduye, bayobora abantu banyuze mu bandi bategetsi b'ibyo bihugu byo ku isi yose. Ibintu rero ku bantu bari mu bubyutse bazi icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu bihe bya nyuma, cyane cyane icyo bita ibihe bya nyuma ni iki. Ibihe bya nyuma bavuga ko isi izavaho, ariko wibuke iteka ryose nsobanura impamvu babeshye umuntu, bafashe Bibiliya bayihindura ibisobanuro bya Bibiliya kuko batsinze umwirabura ari ubwoko bw'Imana, nkuko nkora mbivuga ngiye kubikwereka. Katurebe rero ibimaze kuba muri Amerika. Hari TV Jets, ibyo yakoreye mu rusengero rwe. Hari uriya mugabo bita Epstein n'abandi bose bajya kumureba, ba Bill Clinton na liste ndende bashyize hanze y'abantu bajya gusambanya abana. Hari kandi ibivejo bimaze iminsi bigaragaye i Miami, mu iguriro ry'i Miami. Hakaba n'ura munyarwenya Cat Williams umaze kuza agashyira hanze Hollywood, amabi yose akorerwa Hollywood, n'impamvu bari abirabura mubabona mu makanzu. Ujye wibaza impamvu bari abirabura ubabona mu makanzu. Reka turebe rero. Icya mbere tugiye kureba TD Jakes. TD Jakes uyu ni kimwe na ba Ben Hinn, ba Joel Austin, bari abantu bose mubona bita muri abakozi b'Imana baka amafaranga. Nimara kubona agakiza, ijwi nahawe ryarambwiye ngo nzakora urusengero ruzaha abantu amafaranga, ahubwo rutazabaka amafaranga. Niba mvuye mirongo nanjye andika ngo yego yego, kubera ko Kristo ntabwo yajyaga yakabana amafaranga. Iyo ugira ubuntu n'Imana, Imana ikakwereka ibi bintu, wibaza byinshi. Nimara kwakira agakiza, naribaje nti kuki aba bantu bakabana amafaranga bakaba ari abakire ariko ntibite ku bakene. Urebera za kiliziya nazo ziraturisha zivuga amafaranga bajyanye mu bakene, ariko abakire bakagumaho kubera iki? Ibyo ni ibintu narebye, ijwi rirambwira iriya mitungo wabigwizaho ntabwo ari ibintu bikwiriye. Mu cyumweru kimwe rero muri Amerika niyo mpatsi ibihugu iyoboye ibihugu byose byo ku isi.
ibintu bimaze kuba mu minsi 7 gusa hamaze kuba affaire ya TD Jakes urabona na baptidi yagendana na baptidi n'abantu bose bagiye muri ariya amaparties muri amafete muri abantu bari kugenda baza hanze bamushyira hanze bavuga ko umugore we yari asanzwe anabizi. Wibaze nk'ibyo bintu umuntu yoboye urusengero rungana kuri ukabona ba papa nabo hirya no hino bari kuvuga ngo ubutinganyi bwemezwe. Ni ukuvuga ngo bafite umugambi wo kugusha itorero ko turizi noneho bakazabura kuzana rya dini ryabo rimwe. TD Jakes urumva ko nimba yaratangiye agatangira neza byanze bikunze kubera ko abazungu mu mavideo nkore yose babara ibintu imyaka 100 amajana n'amajana barebye bavuga bati kugira ngo izisengero tuzazivaneho. Wibaze nawe impamvu insengero zafunzwe muri biriya bihe bitaga ibyo gutera abantu ibintu mu mibiri yabo ntihagire n'umuvuga, ahubwo bakabwira nka TD Jakes ngira ngo mwabibonye ngo muba ba mbere aba ari mwe muza guha abandi urugero rwo kwikiza ibintu nk'ibyo ngibyo, barangiza ibyo bamuhembye rero Satani aragukoresha yarangiza uko aguhemba n'ukuza. Ubu ndibaza TD Jakes ahari arimo aricuza, arimo aribaza impamvu yayobotse izi gahunda. Ni ukuvuga ngo kumva bamujyanyemo impamvu bavuga ngo umugore we yarabizi byanze bikunze ni ibintu bakora ku buryo umuntu wese ubizi bavuga ati ugomba guceceka. Urumva rero kugira ngo bize hanze ni ukuvuga ngo abo bantu babikujyanyemo bafitemo uruhare kuko babone icyo babikoreye n'icyo bakoresheje kiba kirangiye noneho bakagushyira ku karubanda kugira ngo ugaragare. Reka twumve rero n'ijambo ry'Imana icyo ritubwira kuri ibi bintu byabaye byagirizwa TD Jakes kuba ari mu batinganyi akora mu batinganyi n'abapidi n'abandi bose. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Zaburi 50:21. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana byose. Urumva rero Imana burya hari igihe twibwira ngo kuki Imana itari gutwumva, Imana kuki idahise yerekana ukuri. Ubushize narakubwiye nti Imana iramutse duhariye uko ducumura nta n'umwe wabirokoka. Urumva rero abo bazungu kugira ngo bagusenye baragukoresha, bamara kugukoresha bakakubwira ko ntacyo uzaba, bakagukingira ikibaba, n'umuntu wese ubizi bakamubwira ati ceceka, igihe cyagera gusa no kugira gutya gusa ni nko guhumbya bagushyira hanze maze isi igakubona. Niko bakora. Umuntu wese utazi umuzungu aramubarirwa. Reka turebe ikindi cya kabiri kimaze kuba iriya liste ya Epstein. Andi marorerwa rero amaze imisi asohotse anakomeye amaze kuvugisha abantu menshi ni liste ya Epstein liste ya Epstein. Epstein tuzi ko yari afite ikirwa bajya gusambanyiriza y'abana, ariko hamaze iminsi hasohotse urutonde liste ndende y'abantu bajyagayo barabakiriye. Harimo ba Bill Clinton, ba Joe Biden, ba Trump, ba Akon, bantu benshi bakomeye. Iyo liste bayishaka ukayibona, ariko bivuze iki? Ikintu bivuze gikomeye ni kumatora ya 2024. Urumva Trump arimo, Biden arimo, Obama barimo, ba Hillary Clinton barimo, abantu bose bakomeye muri politike n'abacuruzi n'abantu bakora imiziki bose barimo benshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita wibaza, ugomba guhita uvuga uti ibi bintu bifitanye isano n'amatora gute. Ni ukuvuga ngo aba bantu nibakurwaho icyizere, kubera ko burya umuturage iyo amaze kumushyiramo ko abantu runaka bajya gusambanya abana b'imyaka ituzuye, mu mitwe yabo batabona ko umuntu ari mubi. Ni ukuvuga ngo bari gupanga gahunda mu mitwe y'abantu ku buryo wibaze turacyari mu cyumweru cya mbere gusa, kandi amatora muri Amerika urebye aya perezida ya nyuma na nyuma tutatangiye aho atangira mu ntangiriro, aya nyuma aba mu kwa 11.
urumva kuva mu kwezi kwa mbere ugatangira uhita ubwira abantu ko aba bantu bafitanye isano na epistini bavuga ko yiyahuye, nubwo abantu bose bavuga ko bamwishe afunze kugira ngo atazavuga ibintu. Ni ukuvuga ngo iyo ushyira hanze mu kwezi kwa mbere uba uhise utanga umwitangizwa muremure kugira ngo abantu mu mitwe yabo ubakorere iyuzabwonko, noneho ibyo uzabaha icyo gihe cy'amatora kigeze bazabyakire ko bazaba bati ba bantu burya twari dukurikiye twese nibo bagome nibo babisha, noneho ukabaha amahitamo amwe bazemera, kuko ayo mahitamo wayasigasiye utegeze uyashyira hanze ukarwanda niyo adafite amabi cyangwa adafite amabi warayahishe. Ntabwo abantu bazajya gukurikira abo bantu bose bavugaho ubwo busembwa bwo gusambanya abana, noneho ngo bareke utari muri iyo lisiti. Urumva ko uba umaze kubereka aho bagomba kujya. Ariko Imana ifite icyo ibivugaho nabyo mu Bagalatiya ba 5 umurongo wa 19. Reka turebe. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Urumva buriya busambanyi bakorera abana muri ibyo birwa hirya no hino, twebwe tukareba ngo uwaduha ubukire nka buriya tukifuza. Imana irakubwira ati nimba wifuje, ifuza kumenya ijambo, ifuze kwakira agakiza, ubundi numara kumenya ijambo kamere muntu ukayitsinda. Uko uyitsinda ni gute? Nimba ugiye kureba ikibi ukareba hirya, nimba ugiye kumva ikibi ntugihe amatwi, nimba ugiye kuvuga umuntu nabi karagura ururimi rwawe kangahe? 7. Ubundi nibwo butunzi nibwo tutabizi bakoreye abantu iyuzabwonko, twebwe twareka ikibi by'isi kandi ubutunzi n'ubukire ari ngubu. Njya mbaza abantu ufite imyaka ingahe? 20, 50, 60, 70, 80, wasomye Bibiliya kangahe? Muri iyo myaka yose Imana yaguhaye ni kangahe wafashe mu mwaka umwe gusa kugira ngo usome ijambo ry'Imana abe ari bwo butunzi wibitseho? Urabona ko iby'isi ntacyo bimaze iyo uri uw'isi. Turi mu isi ariko ntitugomba kuba n'isi mu ijambo ritubwira, kuko urabona reba nka Batindi Jackson maze kuvuga ba Epstein ba Bill Clinton, abo bose bari kuri iyo list. Bibamara iki ko Satani amaze kubashyira hanze? Ubu ibibari mu mitima yabo isi uko ubabona byanze bikunze umuntu wese n'umuntu. Ubwo busembwa ukuriho uzagenda igihe cyose uzamukizwa n'iki? Udashatse Imana ngo igutere icyuhagiro urahire burundu ko utazasubira muri ibyo bintu. Reka turebe rero indi skandal ya 3 imaze iminsi ibaye, noneho dukomeze turebe ibintu aho bigana, kuko byose ni kumatora. Wibuke nakubwiye ngo amaso yose agomba kwerekeza kuri Amerika mu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ati T.D. Jackson ibye harimo gusenya urusengero, ibya Epstein bigendanye n'amatora. Turakomeza tugende tureba n'ibindi bibiri bisigaye, maze dukomeze tureba iki umwaka wa 2024 uhishiye muntu. Ariko yitegure ujye mu mwuka, ujye mu ijambo, kuko niryo rizarengera buri muntu wese uri mu bubyutse n'agakiza no mu ijambo ry'Imana. Indi skandal rero imaze iminsi ibaye muri iki cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere 2024 ni ibivejuru byagaragaye i Miami. Ibivejuru hamaze iminsi hagaragaye ibivejuru mu ihahiro ry'i Miami. Ibyo bintu wenda ushobora kuba utarubizi. Bimeze gute rero? Abantu bari mu ihahiro nkuko wajya mu mujyi, wibere mu mujyi, noneho batangiye kubona ibi giant ibivejuru, barabibona, baraboroga, barasakuza, batangira kwirukanka. Abandi bafite imbunda bazivanamo, batangira kurasa, ariko bakabona ibyo bintu biragaragara ntibyongeye kugaragara. Nuko rero byateye akaduruvayo. Wumve ukuntu bitangaje, hahita haza imodoka z'abapolisi zirenze 100 nkuko ubibona aho ngaho. Imodoka ziraza zigota hose, zinjiramo abantu bose babavanamo, ariko bavuga ko
abantu babibonye wumve nta foto n'imwe igaragara y'abantu babibonye, kuko ngo bahise bakora ikintu cyo gusikana abantu bose amatelefone yabo yose, ku buryo nta muntu n'umwe wajyanye izo foto. Wumve imodoka za polisi 100, umuriro barawukupa kuri shopping mall, iryo guriro baca umuriro, n'ingo 60,000 ziri hafi aho, umuriro barawuca. Barangije ntabwo barekeyeho, indege ku kibuga mpuzamahanga cy'i Miami, indege zahajyaga n'izahavaga zose barazikumira bavuga ko zitongera kuguruka. Ariko noneho leta yo ivuga ko ngo ari abana b'abangavu cyangwa se insoresore ngo zari ziri kurwana muri iryo guriro. Insoresore zitarenze 8-10 ngo ziri kurwana muri iryo guriro, noneho bazana imodoka za polisi 100 baca umuriro ku ngo zirenze 60,000. Urumva ko ibyo bintu ntibishoboka. Ibyo bintu bishoboka ni gute abana 10 niyo ba 20 baba bari kurwana, ukajya guhuruza imodoka za polisi 100 ukongeraho guca umuriro mu ngo 50,000 muri ako karere, warangiza ugakumira n'indege zose zigwa ku kibuga international cya Miami. Abantu bakunze kugenda batembera iryo hino biriya bibuga mpuzamahanga, cyane cyane byo muri Amerika n'i Burayi, indege ziba zihabwa byibuze buri minota 5 ntiwazibara. Ni ukuvuga ngo nk'uwo munsi wose indege zari kuhabwa byanze bikunze inke, mvuze nkeya ni nk'ijana, inke zishoboka ni nk'ijana. Urumva kugira ngo zose bazikumire baca umuriro mu ngo 60,000, nibarangiza batumize polisi imodoka 100. Abo bantu ni ibiki babona? Amateka azatubwira, ariko wenda ntituzi, wenda wenda afite ayo mafoto, kuko abantu bagize ubwoba, kuko wenda kuko babiza hanze, kuko abantu ngo barirutse ku buryo bashatse no kuguma mu modoka kugira abari zuzi bica. Urumva ko ibyo bintu babonye ni ibintu bishobora kuba biteye ubwoba. Ariko wibuke Bibiliya ibitubwiraho neza muri Matayo. Reka turebere icyo Bibiliya ibitubwiraho, ibyo bive hejuru. Matayo 24:37, uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, baryaga, banywa, barongana, barashyingiranaga, bageze umunsi Nowa yuririye mu nkuge, ntibamenya kugeza umwuzure waziye ubatwara bose. Mwumve bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa, barya, banywa, bashyingirana, barongorana, kugeza igihe Nowa azinjirira mu nkuge ntibamenye igihe yinjiyemo. Ariko wumve Bibiliya itubwira ko bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa, iyo usomye mu gitabo cya Enoch, maze iminsi sobanuraho, batubwira ko muri icyo gihe cya Nowa hari ibivejuru. Na Bibiliya itubwira ko muri icyo gihe cya Nowa hari ibivejuru, kandi ibivejuru nibyo byatumye Imana iteza umwuzure kugira ngo yongere itangire bundi bushya. Ni ukuvuga rero turi muri ibyo bihe, tugenda dusatira ibyo bihe byo kuza k'Umukiza wacu Kristo, turi mu bihe bimeze nk'ibya Nowa. Niyo mpamvu ibi bivejuru byagaragaye i Miami, mu iguriro ry'i Miami, bitwereka ko turi mu minsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma, ariko atari kuvuga ngo ibintu byose bizaba birangiye, kuko Imana, iminsi ya nyuma ku Mana ntabwo ariko abantu babitubwiye. Ni ukuvuga ngo ubutware bw'abazungu bugiye kurangira, ubutware bwongere buhabwe umwirabura, ariyo ya myaka 1000 Kristo azaza akayoborana nabe, nuko ubutware buzasubizwa abirabura. Abazungu rero bakaba bari kurwana kugira ngo ubwo butware butabavaho, bashaka kurwanya ubuhanuzi. Ariyo mpamvu bateye biriya bintu mu bantu bose, kugira ngo bagume badahuza n'Imana, noneho bagumane ubutware, niko bibwira. Ariko se warwanya ubuhanuzi? Nicyo kijyambere benshi batazi. Mu minsi iri imbere umwirabura niwe ugiye kongera gusubirana ubutware, aribyo abazungu barwana nabyo, badashaka ko twongera gutwara isi,
kuko kugira ngo dutware isi nuko tuzamenyera ijambo tugaca bugufi tukihana tugagarukira Imana yacu, Imana twateye umugongo, maze nayo ikatugarukira, nuko tuzatwara ubutware. Barabizi neza, abanyafrika benshi nzi ko batabizi. Hari abo bibwira ukabwira ngo umwirabura ni ubwoko bw'Imana, bakagutuka ibitutsi amagana n'amagana, ariko sinabarenganya, natwe n'ubuntu twagiriwe kugira ngo kukantu gato tukamenye. Ariko menya ko ibiri kuba mu isi yose ni weho nanjye bireba, kuko abazungu bazi ko ubutware bwabo buri kubacika, ariyo mpamvu bagiye gukora uko bashoboye bagasenya Amerika, noneho bwa butware bwabo bakongera bakabusubiza mu Burayi kugira ngo umwirabura atongera gutegeka. Wumve, kugira ngo bafate igihugu nka Amerika bazagishyira hasi umugambi n'umupango bafite, noneho bose bahita bongera basubire mu Burayi iyo baturutse, bongere bakore bwa butware bw'imyaka 7 n'igice, aribwo bazageraho na Antikristo, niba utari ubizi ubimenye, kugira ngo bashake bakumira umwirabura ntazongere kubona ubutware. Ni ubugome bukomeye cyane kuba watekereza gukingira isi yose kugira ngo umwirabura atazongera kugira ubutware. Ndakubwira ko umuzungu utamuzi aramubarirwa. Ngayo nguko rero, reka turebe skandale ya nyuma, ubundi urebe niyo video navuze mu mwaka wa 2024 uko ugiye ku mwaka mubi cyane, uyirebe yaba hejuru n'izindi video zo hasi, uyirebe uyumve, wumve ukuntu uyu mwaka wa 2024 ari umwaka ugiye guhindura ibintu kugira ngo bajyane abantu bose mu mujyo wa Satani. Skandale rero ya kane nayo imaze kuba mu minsi ishize ni interview Cat Williams amaze iminsi agiriye kuri channel yitwa Shesheri. Wabireba, Cat Williams yaje, ni umunyarwenya ukomeye wo muri Amerika, ashyira hanze amabanga yose y'abari abantu b'abagabo cyane cyane b'Abirabura tubona baba bambaye amakanzu. Kubona umuntu w'umugabo yambaye ikanzu ni ukubera iyo yambara ziriya kanzu, uko baryamana bahuje ibitsina, ibi byose yabishyize hanze muri interview. Harimo ba Ludacris, harimo ba Tyrese, harimo ba PDD, harimo bose abantu bose uzi bakomeye bo muri Amerika, cyane cyane abari mu muziki, mu mafilme, bose yabashyize ku karubanda. Avuga ukuntu udashobora gusinya kontra batakoze ibyo gukora, cyangwa se bakanakubuza kuvuga ijambo Kristo cyangwa Imana. Kontra nyinshi basinya barakubwira ngo wemere ko utagomba kuvuga Kristo cyangwa utagomba kuvuga Imana, ugomba kwambara ikanzu. None biriya byo kwambara ikanzu bivuze iki? Nuko bagomba kubanza gusenya igitsina gabo, noneho bakazana ibyo bagore, noneho bakabona kwimika ubwo butinganyi. Niyo mpamvu ubona umwirabura bamwibasira cyane cyane no muri Afurika, akaba ariyo mpamvu ubona bariya bagabo bo muri Amerika b'Abirabura cyane cyane wibaza impamvu, nanjye narabyibazaga, kuki bagaragara kenshi bambaye amakanzu, bivuze iki? Niyo mpamvu rero nanjye impamvu bashyira mu makanzu ni ukugira ngo, nkuko nabikubwiye, bwa bwoko bw'Imana ko bazi ko Abirabura bazatwara ubutware, babanze baduha izina ribi, batwangisha abantu, batwereke ko urabona ko iyo ubonye umugabo wambara ikanzu ubona umwirabura, iyo ubonye abagira ubutinganyi cyane cyangwa imaje ishusho yabo bayiha umwirabura. None impamvu ni ukubera iki? Babikora kugira ngo abantu babone ko Abirabura aribo biturukamo. Nk'urugero, umuziki, umwirabura yari ameze neza ku muziki, ariko umuziki barawishe, baragenda bawushyiramo ibintu by'ubutinganyi, bashyiramo ibintu bibi cyane cyane byo kwicana, ibintu byose bibi bihabanye n'ijambo ry'Imana, kuko umwirabura ni rwo rw'inyagamburo rwonyine yari afite. Hari igihe njya nibaza nkavuga nti nuko nyine Imana igiye gutabara. Urumva batwanyeho ibyo bintu byose, berekana ko umwirabura ntacyo ashoboye, byose bagenda bituvanaho. Urebye, reba umupira, ureba nka ziriya Ballon d'Or bahaye ba Messi, baha ba Ronaldo, ni ukuvuga ko se aribo bantu bazi umupira gusa. Twakinnye umupira turawuzi, nta kuntu ushobora gufata Ballon d'Or 8 uzi umuntu umwe bishoboke. Ariko abantu badafite ubwenge nyine ntabwo babona ko ari kugira ngo bice isura y'umwirabura. Hari Abirabura benshi cyane nka 5 byibuze bari barakagombye kubona ziriya Ballon d'Or. Ibyo byose babikorera iki? Kugira ngo bakomeze berekane ko umwirabura ari hasi, n'Abirabura nabo bakagenda no batiza umurindi, bakavuga Messi, 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 Ronaldo, Ronaldo. Ariko byose ni iki? Ni bwa bwonko nyine. Ni gute wambwira ukuntu ufata ibihembo ukabigenera umuntu umwe imyaka 8 9 yikurikiranye? Ntukire ikibazo, bagaceceka ntibagire icyo bivugaho, kandi babona abantu bandi wenda bari babukeneye
babigenewe ntibagire icyo bavuga. Ni ukuvuga ngo bose bari ku mupango umwe wo gusenya umwirabura, kuko bazi ejo hazaza ni umwirabura uzayobora. Noneho rero kugira ngo bateshe umwirabura kugira ngo atagera kuri izo ntego Imana yamugeneye, bagomba kuguha isura mbi bakakwerekana yuko uri mubi ntacyo ushoboye. Ikibabaje ni uko n'abo bayobozi b'ibihugu byacu muri Afurika aribo batiza umurindi, ariko ni ubuhanuzi nyine. Nubwo natangiye mbivuga, nararebye ndeba imyumvire y'Abanyafurika aho igeze byibuze yumva ibintu, mbona byibuze ni mu myaka 50. Niyo mpamvu Kristo ari we uzagaruka ibintu akaba ari bishyira ku murongo. Bitabaye ibyo nta muntu wabisobanukirwa, birarenze n'ibintu bihanitse mu rwego rwo hejuru, ku buryo nibaza ko harimo n'abaperezida muri Afurika batumva ibi bintu kabisa. Ikibazo rero, uwo muhungu Cat Williams yaraje abashyira hanze Barda Chris, none wumve bagaruka bamwataka kubera ko iyo interview yakoze, icyo kiganiro yakoze na Sharon wo kuri Sheshe kimaze kureba n'abantu barenga miliyoni 30 mu minsi 3 gusa. Miliyoni 30. Nubwo byakuriye hose. Wumve Cat Williams avuga ukuntu yakuze kugira ngo azamuke, bamubwiye kwambara ikanzu aranga. Kubera iki yanze? Akiri muto yakundaga gusoma ibitabo. None mu gitabo yasomye gikomeye yubaha harimo Bibiliya. Niyo mpamvu ugomba gukundisha abana bawe ijambo ry'Imana Bibiliya. None wumva ukuntu Imana ikomeye mu bihe bya nyuma. Aravuga ati njye ntabwo nakwambara ikanzu kandi nasomye Bibiliya. Bibiliya niyo yagiye imfasha gusoma Bibiliya kwe. Rero hano nibyo byamuhaye imbaraga zo kuvuga ko atakambara ikanzu. Kubera iki? Kubera ko azi ko kwambara ikanzu uri umugabo ni ikizira. Cyane cyane nk'ibi byateye bya Hollywood, birabyo mu mafilime n'imiziki, ni ikizira. Arabizi neza, yaranze. Abo bose ashyize hanze Barda Chris bashaka kuza kumwataka, ariko uko bamwataka niko bagenda bishyira hanze kurushaho. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu ni umugambi w'Imana, aribyo byatangiye kuriya kuntu Amerika izasenyuka nk'uko byanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Babuloni igomba gusenyuka, iri gusenyuka. Niyo mpamvu rero ubona ibintu biri kugenda byihuta cyane. Bumvuze bine gusa, ni byinshi rero umunsi ku munsi. Ntabwo wambwira ngo ni Imana iri guhana Amerika. Ibintu biri kugenda biza umusubizo kugera igihe izabwira hasi abantu bagatanga ibibazo nyekutuka ko yabaye na Amerika. Kubera ko ubutwari bugomba gusubizwa umwirabura, ariko abazungu barabizi, barashaka ko Amerika nayo isenyuka nyine. Noneho bagahita basubira mu Burayi wabo kugira ngo bayoborere mu Burayi, ariko biranga, birabyusa kuko byanze bikunze Imana gahunda yageni y'isi yabatije ubutware agahe gato, babukoresha nabi. None igihe cyabo kiri kurangira. Niyo mpamvu rero bagomba kurimbukana byose, bagasiga cyane cyane baharabitse isura y'umwirabura, kugira ngo umwirabura najya no kubona ubutware abantu bazaba bafite isura mbi y'uko umwirabura ari wazanye ubutinganyi, umwirabura wazanye ubukirisi, ariko ni abazungu baba bari inyuma, byose turabizi. Reka turebe rero icyo bivuga kuri iyi myitwarire y'abirabura muri Amerika. Bagenda bambara amakanzu, bajya mu butinganyi. Cat Williams yashyize hanze, reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho mu gitabo cya Luka 8:17. Kuko nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazajya ahagaragara ngo kijye mu mucyo. Urumva Imana iratubwira ngo ibyo byose mubikora mwihishe, ariko aho mubikora hose mwihishe, byanze bikunze bizaza ahagaragara, bizaboneka. Urabona ibyo bagiye bakora ni igihe gusa, igihe kirageze Imana igenda bashyira hanze ibyo bakorera iyo ngiyo byose bihishe. Yaba PDD, ba TDJX, abo bose Barda Chris, bandi bose ayo makontara basinya kugira ngo babahe gukira muri filimi cyangwa amakontara y'imiziki. Urumva ibyo byose basinya biri kuza kwa rubanda, kandi byarasinyiwe ahantu mu bwihisho bukomeye, ko nk'imyaka 10 ishize ntabwo wari gupfa kubitekereza ngo bajyaga babitekereza kubivugaho, ariko nta gihamya rero uyu munsi iri kuza hanze yiyerekana umunsi ku munsi. Wibuke
turacyari mu cyumweru cya mbere gusa cy'umwaka wa 2024. Ibaze rero tuzajya kugeza ku matora 2024 mu kwezi kwa 11 bizaba bimeze gute? Ngayo nguko rero ibyo nibyo bintu biri kuba bikwereka ko umwaka dutangiye 2024 umuntu wese wibeshya ngo umwaka mushya muhire ngo umwaka uzamwiza, cisha make ugenze make, ahubwo witegure kuko nta wenda uri muri Afrika bawiyubaka ko ubutware byanze bikunze mu myaka runaka yaba 10-20 bugiye kongera buze bugaruka muri Afrika. Imana nayo imara kwerekana bari abantu muri Amerika Babirabura ko ari ubwoko bw'Imana bwa Yuda, nyuma nibwo ubwoko 10 bwabuze muri Afrika buzakanguka nabwo none bukongera kuba inkoni imwe mu maboko y'Imana. Urumva ni inkoni ebyiri, hari Yuda uri muri Amerika, Abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bw'Abirabura bwabuye muri Afrika butataye muri Afrika hariho hose wasanga uri mu bwoko bw'Imana. Noneho Yuda kwimaze gukanguka isigaje gahe gato kugira ngo abantu bose noneho bamenye ko ari ubwoko bw'Imana. Niba bara gukanguka nibwo ibibazo bya Amerika bizagenda bizamuka uko Yuda ari kugenda azamuka amenye ubwoko bw'Imana, niko n'abazungu nabo bari kugenda bagwa bikazahura ari uko isi yose imenye ko ubwoko bw'Imana ari Abirabura. Urebe na video yindi nashyizeho Bashar al-Assad perezida wa Syria avuga ko bari abantu muri Israel atari wo bwoko bw'Imana, narabyeretswe bishyiraho ngaho niyo video irabikwereka bisobanuramo neza ukuntu Bashar al-Assad amenye umuceri noneho akaba avuze ko bari abantu muri Israel atari wo bwoko bw'Imana. Nubwo twese turabizi, urebe bifite amavideo arenga nk'atanu agiye mbivugaho kuva na kera hashize nk'imyaka 35 no muri uyu mwaka ushize wa 2023 tunabikozeho. Nari maze imisi mbyandikaho mbivuga ukuntu bari abantu bo muri Israel atari wo bwoko bw'Imana, uko bahageze, aho bavuye, byose birahari. Akaba ariyo mpamvu ugomba gufata umwanya ukiga ukava mu bikurangaje. Wibuke video itangira kwicano iravuga ngo igihe kirageze, shakisha ukuri kuko uko niko kuzakubatura. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.